ariko hari igihe umubwira ngo rero urabona byagenze gutya, navutse gutya na gutya, umuryango wanjye untwara nabi, bigenda gutya, mama wanjye ntabwo bizi, uzi ibintu byabaye, ukarondora. Umenye neza ko imbere hawe wifata ubuzima bwawe ngo ubuhe umuntu ubona urimo kukwangiriza ubuzima umunsi ku wundi, ukubabaza. Nicyo kintu kibabaje mu buzima, kuko ingaruka z'ibintu tugenda ducamo, z'amahitamo twagiye tugira, z'abantu twagiye tugira tubana, zikugiraho ingaruka imyaka n'imyaka, years and years, ugasanga consequences. Ariko hari igihe umubwira ngo rero urabona byagenze gutya, navutse gutya na gutya, umuryango wanjye untwara nabi, bigenda gutya, mama wanjye ntabwo bizi, uzi ibintu byabaye, ukarondora. Umenye neza ko imbere hawe ufite abantu 5 ngo wazanye kuba iwawe bafite imyaka 25, ufite ba nyokorome, ufite ba nyoko wanyu ngo nabo barazakamara icyumweru ngo baje gusura, kuko ariwe bizeye, bakaba ari we bagira gute, ugasanga ni wowe bahora birukira. Ababyeyi, abana, abakuru, abasaza, ntabwo ari byiza ko usanga umuryango. Ndagushuje nshuti yanjye, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ni umunsi mwiza nanone Imana yaduhaye kugira ngo dushobore kuganira. Uyu munsi nateguye ijambo rishaka kubwira umuntu wese kugira umwihariko we wo kwikunda no kwigirira neza, kwifuriza ibyiza, guharanira kuba waba ahantu heza, guharanira kubana n'abantu bakugirira neza. Kuko rimwe na rimwe usanga ubuzima bw'abantu burimo ibibazo bitandukanye kubera amahitamo tugenda tugira. Nimba ari ubwa mbere ugeze aha rero, wakora subscribe kandi nguhaye ikaze. Nimba atari ubwa mbere nanone nawe tuguhaye ikaze nanone ku kiganiro cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha. Hanyuma uyu munsi maze iminsi ntekereza ku bantu tubana mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe umuntu abyuka mu gitondo akisanga yarimukiye ahantu, ugasanga se hari abantu benshi ufite, wagira ikibazo ugashaka umuntu n'umwe muri abo bantu waganiriza ku bibazo ufite, ukabona nta n'umwe. Ariko wowe ugasanga rimwe na rimwe bakuganiriza ku bibazo bafite kandi ukagira ikintu bikoraho. None ngiye navuze nti kuki tutaganira kuri iki kintu bakunzi ba Chantal TV Jo, tukarebera hamwe ese mu by'ukuri birakwiye ko umuntu arondumurira ubuzima bwe ku muntu ari wese abonye. Birakwiye ko nimba uri inkumi waha ubuzima bwawe umuntu ubona ejo hazaza hawe utari kumubonamo ibyiza. Hari utuntu n'utundi. Hari abantu benshi b'abakobwa bagenda bagira relationships cyangwa se inkundo, ugasanga umuntu murakundana ariko hari ibintu mubonamo bitari byiza ndetse bitari by'ubwoko bumwe cyangwa by'amoko atandukanye. Aho ukavuga ngo reka nihangane, wenda ibi ngibi nabyihanganira, reka nihangane, ndabizi neza wenda ko nzakomeza nkamuhindura. Oya, wifata umwanya wawe ngo uwushyire mu muntu ubona utafite ukuri muri we. Wifata ubuzima bwawe ngo ubushyire mu muntu ubona mu by'ukuri ubuzima bwe nawe ubwe ntashobora kububonera igisobanuro. Wifata ubuzima bwawe ngo ubuhe umuntu ubona urimo kukwangiriza ubuzima umunsi ku wundi, ukubabaza. Nicyo kintu kibabaje mu buzima, kuko ingaruka z'ibintu tugenda ducamo, z'amahitamo twagiye tugira, z'abantu twagiye tugira tubana, zikugiraho ingaruka imyaka n'imyaka, years and years, ugasanga consequences, ingaruka ziracyakuriho. Haciye imyaka ikintu kikakubaho umwaka umwe, ariko ingaruka ukazisubisa cyangwa ukazigira imyaka n'imyaka, ugasanga umutima warashanjaguritse kandi mu by'ukuri byarabaye kubera amahitamo yawe no koroha ukemera gushyira ubuzima bwawe mu kaga, cyangwa se mu bantu ukemera kugirana umubano n'umuntu bizi neza yuko nta byiza umubonamo. Jewe uyu munsi natekereje
abantu benshi mu buzima twagiye tugirana imibano, abantu benshi twagiye tugirana imibereho, abantu benshi twagiye duhurira mu bintu byinshi, ukabaha témoignage cyangwa se ukabaha ubuhamya bw'ubuzima bwawe, ukababwira iby'iwanyu, ukababwira ngo umuryango wawe ibyagiye biwubaho, ingaruka zimwe na zimwe zagiye ziba, ugasanga umuntu nyuma igihe runaka araje atangiye kuvuga bwa buzima bw'iwanyu, atangiye kubwasasa, atangiye kugusenya umutima. Rimwe na rimwe ukumva wanahaguruka ukajya kuburana nawe, wenda ukamubwira uti kubera iki wamvugiye ibintu, ariko ugasanga n'ubundi icyo agambiriye ku buzima bwawe ni ukukwangiriza, ni ukukugirira nabi, ni ukugusenya, kugeza aho abantu benshi bagiye bagirana imibano n'abantu rwose babagirira neza, barabakunda, baba hafi, ariko umuntu agasenya ubuzima bwe atitaye ko nta cyamusigiye. Uri inshuti kuko tugize umuryango, ariko si ngombwa ko ubuzima bwanjye mbuguha bwose, mbukubwira bwose. Si ngombwa ko nawe ibintu byawe byose ubimpa, kuko nubimpa ukaba utizeye ko, sinzi niba hari umuntu wo kwizera, ku buryo umuha ibyawe byose, imiruho yawe yose, imibabaro yawe yose, ibyo waciyemo byose, uzajya usigaza n'imbaraga zizagufasha. Wa muntu namara gushyira ibyawe ku mugaragaro no ku muhanda, icyo gihe ni wowe uzakomereka. Ntuzagenda umubwire ngo ndakwinginze ceceka, ntuzamubwire uti ibi bintu ukora ntabwo ari byo ngo abe akikumva, kuko we yamaze gufata umugambi mubi wo kukwangiza aguhereye mu mizi, kuko arakuzi. Si byiza ko rero n'inshuti zacu tuzimariramo ibitekerezo byacu. Yego hari igihe ugira inshuti mu buzima, ariko nunavuga ujye uvuga uziga, uvuga uti jyewe byangendekeye gutya, wenda mu buryo busanzwe nagize ibibazo ibi n'ibi, nimba hari ubufasha wambonera wabumva, ariko hari igihe umubwira ngo rero urabona byagenze gutya, navutse gutya na gutya, umuryango wanjye untwara nabi, bigenda gutya, mama wanjye ntabwo bizi, uzi ibintu byabaye, ukarondora. Umenye neza ko imbere hawe hari igihe hazaboneka, navuga ngo intumwa ya Satani, ikavunagura, igasenyagura, ikajanjagura umutima wawe, ku buryo utazashobora kongera gusubira uko wari uri mbere. Nshuti yanjye, njye nari nkubwiye ngo gerageza uinvestise ubuzima bwawe mu bantu beza, ubahe ibyo bashobora kwakira, kandi nawe wigirire ibanga, ubike ibanga mu mutima wawe. Hari ibintu mu by'ukuri umuntu ashobora kumenya ko ugasanga nta kintu na kimwe byagutwara. Hari ibintu umuntu ashobora kumenya ku buzima bwawe, ugasanga nta kintu na kimwe rwose byahindura ku mibereho yawe, ariko numuha ibyo utekereza byose ko mu by'ukuri uri kumusharinga nk'inshuti. Njye reka mfate nk'urugero rworoshye, abantu bose dukoresha social media muri iyi minsi mwarabibonye ko ibintu byose biri ku musozi, abantu b'iki gihe babyita ngo biri ku muhanda, biri ku muhanda. Ariko ni bande babishyira ku muhanda? Ni bande babishyira hanze? Ni inshuti magara. Hari abanyamakuru, niba nabita abanyamakuru, aba YouTubers batandukanye, usanga ari gusesengura ngo ubuzima bw'umuntu, agahera nta safuriya yageraga, namusanze mu kazu k'icyumba kimwe, nasanze yambara igitenge kimwe, nasanze nta mwenda agira, ninjye wamuhaye amafaranga ya mbere yo guhaha. Ukibaza ibyo bintu ni gute umuntu muzima watanze amafaranga yo guhaha agenda akabishyira ku karubanda, noneho ku karubanda ku mugaragaro w'isi yose, abazi n'abatazi, abazaza, abazavuka, abavutse n'abataravuka, bazabona iyo nkuru ubuzima bwabo bwose, kandi ngo abo bantu ngo bari inshuti. Wowe kudatekereza kuri icyo kintu ngo uvuge utari kusubu, kuki mfata ubuzima, nimba uriya yaramenye ubuzima bw'undi hanze, n'ubwanjye yahabumenya. Icyo kintu rero nari nkitekereje kugira ngo twongere tukiganireho. Ndagira ngo ubwire ko gukomera muri iyi si, abantu benshi bashakisha gukomera, abantu benshi bashaka icyubahiro cyo hejuru, kugira ngo umuntu ashobore gusubiza undi hasi. Ikintu kimwe cyonyine nabonye akoresha ni iki? Ni ukugusenyesha amakuru, ukugusenyesha amateka, ukugusenyesha ibyo wanyuzemo, ukugusenyesha imibereho. Rero iyo mibereho hari iyo warishyiriye hanze, yego ibihe bigenda bitugaragaza bikatuvuga, ariko burya umuntu nakuvuga akakubara utaramwibariye,
ntago azamenya iby'ukuri, ntago azamenya ingano y'ibyo avuga. Rero niba uri inshuti yanjye, nimba warabaye umwe muri twege kuri Chantal TV Jo, gerageza gabanya ibintu uvuga, gabanyiriza abantu ibintu baha ngo bakubikire ibanga. Nago ibanga utibikiye cyangwa ibintu utashoboye kubika ngo bigumisha muri wowe, uzagira umuntu utegeka ngo agire ate ngo abikubikire. Nari nguhaye inama, nubishobora uzabikora, kandi nzi neza ko ibyo bizakugirira umumaro. Kandi nimba koko waratangiye kugira ibintu ushyira hanze, unitegura ingaruka z'uko hari abantu benshi bazagaruka kukurwanya kandi bashaka kugusubiza hasi, cyangwa bashaka kugutsikamira, cyangwa bashaka kugushwanyaguza bakoresheje amateka yawe. Twese dufite amateka aremereye, ushobora kuba ufite amateka agoye, ushobora kuba ufite amateka ababaje, kandi n'uwo nguwo kuvuga wenda arayafite, ariko wenda we ntumeze nkawe, ku buryo uzagenda ugashyira ku mugaragaro iby'ayo makuru ye. Ntago wowe umeze nkawe, ariko we afite uko ameze, azabivuga. Nabivuga rero hari ibintu twita ibisebo, ndahamya neza yuko byakubabariza umutima. Rero gerageza ugabanye ibyo uvuga. Ikindi natekereje kuvuga, hari igihe ubana n'abantu ukababona nk'abavandimwe, ntibakubere abavandimwe wifuzaga. Noneho ugahora nanone umutima wawe ukomeza kubizirikaho, ukabizirikaho, ngigo n'umuvandimwe ndetse mu maraso, wenda n'umwana wawe se cyangwa n'umubyeyi wawe, ariko akwigizayo buri munsi, ubona ko ashaka nko kukugirira nabi. Niko navuga, wenda hari ingero nyinshi. Hari igihe umubyeyi usanga yarabyaye umwana agatanga byose, ariko umwana akagenda yigiza inyuma umubyeyi. Ntabwo mvuze ngo uvaneho urukundo rwa kibyeyi, ariko nawe ihe akanya, uhe umutima wawe kuruhuka no guhumeka. Hari umubyeyi ushobora kugira abana mu by'ukuri akaba batakimwumva, cyangwa akaba batamwumva, akaba batamushaka. Njya numva ngo hari abantu bihakana ababyeyi babo, byambona ati uriya ni umukozi wo mu rugo, uriya ni umugore duturanye, uriya yahoze ari umukozi wacu, ari nyina wamubyaye. Niyo yaba umubyeyi wawe, niyo yaba umwana wawe, niyo yaba inshuti yawe, gerageza umuha akanya, umuhe espace. Azakumenagura umutima, gushenjagure, umere. Nimba ari umwana muto, gerageza umurere. Ariko niba ari umwana wakuze, kwinjira mu by'ubuzima bwe n'urugo rwe n'umugabo we n'abana be, nimba ataguha agaciro. Agaciro ni ikintu gikomeye umuntu abura mu buzima. Umuntu wese akagira ate, akumva nta kintu kimurimo, nta kintu akiri cyo. Sinzi abantu, hari umuntu wambajije ngo ariko ngo ni gute umuntu yabana n'umuryango ugoye, abantu bo mu muryango wawe bagoye, uko wabana nabo nuko bakwemerera ko ubana nabo. Hari igihe usanga tuvunika umutima, ugasanga bikoreye bakuru bawe, bikoreye basaza bawe, bikoreye ba nyoko wanyu, kubera iki? Wenda ntibashaka kumera nk'uko ubishaka. Bicaze ubahe umurongo, cyangwa se ubagire inama. Niba batabishaka nawe ubahe n'igihe, ubahe igihe. Ujye ucishamo, wongere uhamagara uti nyamuneka. Ariko nanone guhora wikoreye ubuzima bwawe, urimo kubujyana ahantu, wikoreye abantu 10 ku mutwe wawe, wikoreye abandi 15 ku mutwe wawe, umutima wawe waraboze, buri munsi uhorana ikidodo cyo kukuremerera. N'abantu niba barahisemo amahitamo mabi, ni ikimenyetso kikubwira yuko wowe uri urumuri, jya ubamurikira. Nibashaka bazayoboka, niba batabishaka nabwo nta muntu wakwikorera umuntu ku mutwe ngo amuhindure. Itegeko arahari kugira ngo afatire imyanzuro abantu. Iki kiganiro impamvu nkizanye nuko sosiyete tubamo, twese dufite imiryango irimo abantu bagoye, twese dufite imiryango wenda natwe ubwacu ntitworoshye, ariko tugerageze, give them space, give them time. Usanga umuntu avunika mu muryango ari umwe, wikoreye abantu benshi, uhereza umurongo cyangwa uganiriza, ntibashake guhinduka. Give them time, bahe igihe batekereze ku byo wababwiye. Nimba batabishaka, bahe uburyo, babwira uti ngewe ndifuza ko tubana muri ubu buryo. Akandi kantu ka gatatu nshaka tuvugana, yaba inshuti zawe, yaba abo mu muryango wawe, nimba umuntu adashaka ikintu yakora kugira ngo yiteze imbere, agahora ari muri wampaye ku mafaranga, ariko Chantal wampaye ku mafaranga, ariko se Chantal wampaye 1000, ariko se Chantal wampaye 2. Inama nakugira ni imwe, mwicaza umuganirizo, mubaze washobora gukora iki. Aho kumuha 2 umuhe 20 cyangwa 200, ngo uvuze 20 ko hari n'abantu batanye ku 20 kandi bakabaho.
muhe 200 mubwire uti washobora gukora iki. Naho ejo wamuhaye 2, ejo wamuhaye 3, wenda ushobora no kuzananirwa utaragera mu 100, ariko wamuhaye 200 nimba kuko afite umutima wo guhinduka, azahinduka ashaka imibereho. Hanyuma rero ugasanga nanone hari abantu ngo babanyempuwe, ufite abantu 5 ngo wazanye kubi wawe bafite imyaka 25, ufite ba nyokorome, ufite ba nyoko wanyu ngo nabo barazakamara icyumweru ngo baje gusura kuko ariyo bizeye, bakaba ari we bagira gute, ugasanga ni wowe bahora birukira. Ababyeyi, abana, abakuru, abasaza, ntabwo ari byiza ko usanga umuryango w'abantu bameze gutyo buzuye iwawe mu rugo. Ndakwinginze, ntabwo ndimo ndigisha abantu imitima mibi, ndimo ndigisha abantu korohererwa, ubuzima bwacu bube free. Yes, tugire inshingano, ariko tugire inshingano nazo ziri mu buryo, ziri ku murongo. Nari mvuze ngo rero nimba tuganira tunahe n'umurongo ibintu. Nanone hari igihe usanga bicaye wenda ntabwo bafite akazi keza kababeshejeho, ariko ugasanga turabinuba, ntitubahaye umwanya, ntitubahaye umurongo, ukavuga ngo ngi sinkunda bari abantu uko bahora bazanisha umutwe. Yego wenda wowe Imana yakugiriye ubuntu, ugira ubwo bushobozi bwo hejuru, wenda mu mutwe bw'imitekerereze cyangwa se bw'ubushobozi bw'amafaranga. Rero gira akanya, niyo yaba umwaka, umunsi umwe mu kwezi, uganire na bamwe muri bo, babwite nimushakishe, mukore, nubabone n'akazi ukabahe. Ariko twokorora abantu bahora bavuga wanyoherereje, wampaye, ariko sha wampaye, ntago wawe cyese uri Imana. Nimba rero ibyo nibyo navugaga, kugira abantu mu buzima basenye imitima yacu. Nimba winjiza 100,000 ukaba umuntu ahora imbere yawe, wampaye 2, umwana wanjye yabuze uniform, umwana wanjye yabuze ishati, ariko uwo muntu akaba ntacyo akora, mushakira icyo akora. Icyo gihe usanga n'imitima yacu nuko gushaka gukiranuka bidakunda, kandi ntabwo ahora ubonera umuntu isahani y'ibiryo. Ikiza nuko yakubona isahani y'ibiryo byibura icyo gishakwa rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu mwaka, ukaba washobora kukimufasha. Niyo nama. Rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa, urinde gusenywa n'utuntu n'utundi n'ibintu n'ibindi. Ubihe icyerekezo, ubihe umurongo, woroherwe, ushake ubuzima bwawe bumererwe neza. Icyo wabona waho ubuzima bwawe ngo bwishime, bunezerwe, buryoherwe, wari cyo ukora. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha, ukomeze kumererwa neza kandi ugumane natwe. Shalom, naho ubutaha.